Birashoboka ko nawe wigeze kwibaza umuhanzi wa mbere cyangwa se umuhanzi wayobora Rwanda Music Industry, muri iyi video nje kukumara amatsiko. Nyuma y'uko Chris Easy atangaje ko umuhanzi wagakwiye kuba uwa mbere mu Rwanda ari umuhanzi ufite indirimbo zikunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko ku rubuga rwa YouTube. Ntibyaje gutinda hasohotse imibare igendeye ku igereranya ry'injyana zitandukanye kandi zikunzwe cyane mu Rwanda. Ntibyatinze ku mwanya wa mbere hagaragaye umuhanzi witwa Meddy, we ufite indirimbo yise Slowly, aho yaje kugira views twakita triple M cyangwa se views ziri hejuru ya miliyoni 100. Indirimbo yitwa Slowly imaze imyaka 6 ariko ikaba imaze kugira views 129 ku muyoboro wa YouTube wa Meddy. Iyi niyo ndirimbo ya mbere mu Rwanda yagize views ziri hejuru ya miliyoni 100. Mu gihe ku mwanya wa kabiri hagaragara indirimbo ya Israel Mbonyi yise Ni Nasiri, aho ifite miliyoni 89 ku muyoboro wa YouTube wa Israel Mbonyi mu gihe cy'imyaka 2 gusa. Biratunguranye cyane kuba abahanzi twavuga nka Bruce Melody ndetse na The Ben bitaga aba mbere cyangwa se abahanzi bakomeye cyane mu Rwanda bataje kuba bagaragara muri top 10, kuko umuhanzi witwa Bruce Melody niwe yaje kugaragara ku mwanya wa 8 w'abahanzi bakomeye cyane mu Rwanda bitewe n'umuziki bakora, aho afite indirimbo yise Katerina ifite miliyoni 15 ku muyoboro wa YouTube wa Bruce Melody. Gusa The Ben we indirimbo yari ya hit yagaragayemo niyo yakoranye na Diamond Platnumz bise Why. Gusa iyo ntiyaje kugaragara mu mibare y'indirimbo za The Ben zikunzwe cyane kuko iyi ndirimbo ari iya Diamond Platnumz. Tuguhaye ikaze rero ukomeze kuryoherwa n'ibiganiro byacu tukugezaho buri munsi, kwibutsa yuko uyu ari wo muyoboro ukugezaho amakuru y'ibyamamare bitandukanye haba ku mugabane wa Afurika ndetse n'indi migabane y'isi yose muri rusange. Kuvuga ko umuhanzi Meddy ufite indirimbo yise Slowly ifite miliyoni 129 views ku muyoboro wa YouTube wa Meddy, bivuze yuko ari we muhanzi ugaragara ko ashobora kuyobora Rwanda Music Industry bitewe n'uburyo afite iyi ndirimbo yagize hejuru ya miliyoni 100, ikaba ifite miliyoni 129 kandi ikaba ariyo ya mbere yakunzwe cyane mu Rwanda, ikanamenyekana ku rwego mpuzamahanga. Si ibyo gusa, umuhanzi Meddy yaje no kugaragara mu bahanzi bahabwa amahirwe yo gutwara igihembo cyitwa Grammy Award gitangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwa Recording Academy, cyatangiwe mu mwaka w'1959. Iki ni igihembo rero gikomeye cyane, bityo Meddy akaba agaragara mu mubare w'abahanzi b'Abanyarwanda bashobora kwegukana kino gihembo cyangwa se kuzagitwara bwa mbere, kuko kugeza ubu nta muhanzi n'umwe uragitwara. Wowe wabanye nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye, ndagushimiye cyane. Nizeye ko wakoze subscribe, like, share na comment, ukibuka gufungura inzogera kugira